mu myaka yashize mu gihugu cy'u Burundi cy'abaturanyi hagiye humvikana amakimbirane azamukaga hagati y'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwari buyobowe na Perezida Pierre Nkurunziza. Icyo gihe abari abasirikare barimo na General Godefroid Niyombare barahunze, abandi bajya mu mitwe yitwara gisirikare, imitwe yari isanzwe irwanya leta ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe inkuru yasohotse niyo tugiye kubagezaho aka kanya, turimo turayibibutsa maze nyuma tuzabaha indi nkuru igaragaza uko aka kanya ka none bihagaze. Ubu wakwibaza uti General Godefroid Niyombare ari mu yihe mibare? Ntucikwe. Nitwa Eric Nshimimana niwe muri kumva, naho iyi nibizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike n'ahandi wabikura atari kuri bizazamenya. Amateka y'abayobozi batandukanye, amateka y'ibihugu ndetse n'imigabane itandukanye, amateka yaranze isi, amateka y'ibinyabuzima bitunze isi, amateka ya gisirikare n'amateka atandukanye agaragaza ubuzima bwa muntu n'imibereho ye, n'ibindi bishya kandi bizagenda biza tuzabibabwira. Weho komeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi ari bishya. N'ibyatambutse kandi byahise tuzabikugezaho ubyumva bimenye. Ngo ujye ujya gutera intambwe abanza agasubira inyuma, cyangwa se ujya gusimbuka kugira ngo agere kure asimbuka abanza gusubira inyuma. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi b'i Burundi, tujye duhuza umuco, tugahuza imisozi ndetse n'abantu. Ndabakengurukije mwese bagabo, none ngaho mu gisagara cyo Burundi Bujumbura muri ko murakoma, Cibitoke murakoma, murakomanga, Ngozi, Yegome namwe muraho. Turabakunda cyane rwose. Ndagusabye unega amatwi wumva akanoko kandi umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve kandi umenye. Mwese Sudani, Tanzania, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, namwe muri mu Rwanda mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye n'umujyi wa Kigali, bahaye ikaze. Imyaka 5 irirenze wari musirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi w'ipeti rya Major General Godefroid Niyombare amenyekanye cyane. Kumenyekana kwe kwatewe no kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu 2015, umugambi waje gupfuba no kuburizwamo kurangira abatawugezeho. Gusa abawuteguye bahunze igihugu, abandi barafatwa bashyirwa mu magereza atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu uwo ari we wese yakwibaza aho uyu musirikare aherereye, cyane ko ari we wari ku ruhembe rwo guhirika ubutegetsi nubwo bitamuhiriye. Icyo gihe mbere y'iyo military coup mu Burundi hari hashize amezi make hari umwuka mubi utameze neza hagati y'inzego ishyaka ryari riri ku butegetsi n'abandi batavugaga rumwe n'ubutegetsi, bushingiye ku kutumva kimwe n'icyemezo cya Perezida Pierre Nkurunziza kwiyongeza manda. Abari ku ruhande rwa Petero Nkurunziza bamushyigikiraga bemeza ko ari mukuri, abandi babyamaganaga bavuga ko bihabanye n'ibikubiye mu masezerano ya Arusha. Uko kutumva no kutavuga ibintu kimwe byateje imvururu zaguyemo abaturage batari bake, abandi benshi cyane bahunga igihugu cya Burundi. Mu batari bashyigikiye kandi ko Nkurunziza yiyongeza indi manda harimo kandi na Major General Godefroid Niyombare yarabarimo, ageraho kandi yandikira umukuru w'igihugu amugira inama ko atabikora. Mu gihe yakoraga ibyo, icyo gihe General Niyombare yari yayoboye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byabaye intambara yo kutumvikana ndetse na sebuja bituma amukura kuri uwo mwanya, maze ibintu birushaho gukomera kugeza hatangajwe ko yamuhiritse ku butegetsi, ariko ntibyamukundira kuko umugambi waburijwemo. Burya koko hazima uwatsi, kuko byari ibintu bitumvikana ko abayobozi bombi batumvikana kandi hakurikije uburyo babanye mu ishyamba, cyangwa se ari inyishyamba barwanya ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya, kugeza habaye amasezerano yitiriwe Arusha yo gusaranganya ubutegetsi ndetse n'ubutegetsi butandukanye n'ubuyobozi mu gihugu cy'u Burundi. Muri uko gusaranganya ubutegetsi
ubwo Nkurunziza yagirwaga umukuru w'igihugu, Niyombare we yagiriwe icyizere gikomeye cyane, agenda ahabwa inshingano zikomeye harimo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo, ahagarara kandi i Burundi mu gihugu cya Kenya nka ambasaderi, ndetse kandi anayobora urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Major General Godefroid Niyombare amaze kwamburwa inshingano n'umukuru w'igihugu, hashize amezi make nibwo yahenze Nkurunziza yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu yari yabereye mu gihugu cya Tanzania, maze humvikana amakuru ko Burundi habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. Ibintu byahindutse kandi bidatinze kuko uwo mugambi waje kuburizwamo burundu. Muri make iyo kudeta ntago yigeze iba. Dutekereza kwandika iyi nkuru twibajije byinshi kimwe n'abandi benshi cyane babyibazagaho, aho uyu musirikare ukomeye mu Burundi aherereye, ibyo arimo, ibyo arambarayemo, icyo ategura, imibare arimo n'ibindi bibazo nk'ibyo uri kwibaza. Nanjye ndimo kubyibaza aka kanya. Gusa nk'umusirikare nyine ukoresha imvugo za gisirikare, bikaba bitafata cyangwa se bitapfa koroha gusubiza ibyo bibazo abenshi bamwibazaho, usibye kugereranya ndetse no gukekeranya na bidafite isoko nziza y'amakuru yumvaho afatika. Gusa reka turebe noneho uko umugambi wo guhirika ubutegetsi wagenze nuko waburijwemo. Ntabwo byoroshye kumenya uko uwo mugambi wateguwe ndetse n'abawushyigikiye, kuko yari amabanga ya Niyombare ndetse na bagenzi be bari bafatanyije. Gusa ikizwi neza ni impamvu yavuzwe haruguru, nuko habaye kutavuga rumwe n'ibitewe n'iyiswe manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza yo kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Amakuru adafitiye gihamya kandi avuga ko uwo mugambi waburijwemo wari ushyigikiwe n'u Rwanda. Gusa leta ya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda rwabihakanye rwivuye inyuma, ruvuga ko naho ruhuriye nabyo, ko ari imihimbano, mbese ni ikinyoma kandi cyambaye ubusa. Ibyo byavugwaga n'umukuru cyangwa se umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ku rundi ruhande, andi makuru nayo adafitiye gihamya avuga ko Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda kiyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba yaragize uruhare mu kuburizamo uwo mugambi wa military coup. Bamwe bagahera kuri ayo makuru bavuga ko iby'uwo mugambi wa Niyombare wo guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza aribyo byabaye intandaro y'umwuka mubi wagaragaye nyuma ho gato hagati y'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa se nanone ukagaragara hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ibi bintu birakomeye kandi biragoye kubihamya kuko nta bimenyetso bihari cyangwa se bigaragara bibyemeza usibye gukekeranya. Reka noneho twigarukire ku byakurikiye umugambi wo guhirika ubutegetsi mu Burundi icyo gihe. Nyuma gato ya kudeta ipfubye, Perezida Nkurunziza yiraye mu bayikoze aberekeza mu nzira zo muri 1930 muri metero imwe, ndavuga uburoko. Kugeza na n'ubu abenshi baracyafunzwe. Ababashije gucika barimo kandi n'uyu musirikare turi kubabwira Niyombare, bikavuga ko bahungiye mu gihugu cyangwa se mu bihugu bituranye, havugwamo u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko u Burundi bwakomeje kuyirega u Rwanda ko rucumbikiye abifuza guhungabanya umutekano wabwo. Ibirego kandi nanone u Rwanda rwahakanye, ruvuga ko ahubwo ko Burundi aribwo bucumbikiye abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane ko n'abasize bakoze amateka mabi mu Rwanda, bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, bashobora kuba bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaca i Burundi baje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ayo ni amakuru yavugwaga. Habaye kandi kuregana, guhakana, ibihugu byombi byitana ba mwana ku birebana n'umutekano wa buri kimwe. General Godefroid Niyombare, mu gihe ibihugu byombi byakomezaga guterana amagambo, ari we bipfa, we mu mbyihisho cye cyangwa se mu bwihisho bwe yemezaga ko ari imbere mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abasirikare be bafite umugambi wo kurwanya no kuguraho ubutegetsi bwa Nkurunziza.
kuvuga ko ari imbere mu gihugu bikaba byarashobokaga nk'uko kandi bitashobokaga. Yakoreshaga iyo mvugo mu buryo bujijisha bwa gisirikare, mu mabanga ndetse n'ubutasi yakoresha kugira ngo amenye ngo bimeze gute, nk'uko imitwe myinshi ya gisirikare ikoresha bene iyo mvugo. Generali Niyombare ese aherereye he? Agamije iki magingo aya? Gusa uko urimo kwibaza nanjye niko mbyibaza. Gusa urasubizwa nukomeza kumva no gukora subscribe kuri Bizazamenya, warangiza ugakora share, ugakora comment, maze nawe ukaduha igitekerezo runaka, ukaba ubaye umwe mu bagize umuryango wacu. N'umuryango wa Bizazamenya. Kuvuga ko uyu generale aherereye biragoye kubyemeza kiretse ukorana nawe mu mutwe w'ingabo ndetse na politiki, ukaba muba hafi, uzi amakuru ye uko yaramutse, uko yaraye cyangwa se uko yiriwe. Ikidashidikanywaho nuko akiriho, ntabwo yapfuye, kuko yumvikanye ku maradiyo mpuzamahanga atandukanye avuga ko yashinze umutwe wa politiki n'igisirikare witwa FOREB. Yabereye umuyobozi ndetse n'abamwungirije bagizwe ahanini n'abasirikare kandi batorokanye nk'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Jules Ndihokubwayo. Nubwo ariko General Godefroid Niyombare yemeza ko umutwe wa FOREB uba mu Burundi, birashoboka ko ahubwo waba uhafite abayoboke, ariko amakuru menshi avuga ko leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga yemeza ko FOREB ifite ibirindiro ndetse yibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukaba wibera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu misozi miremire ya Uvira yunamiye ikibaya cya Rusizi n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo FOREB iri gutegura cyangwa se igamije ntibirasobanuka neza, kuko kuva uwo mutwe washingwa ari gake wagiye utangaza ibikorwa byabo. Ahandi kandi wakwibaza niba ukora cyangwa se udakora, wakwibaza kandi niba waracitsemo intege cyangwa se ugacikamo ibice, cyangwa se wakwibaza ati ese uri gutegura iki, ugamije iki, ese imbaraga ufite ungana gute? Kuba kandi utigamba cyangwa se ngo wivuge ibigwi nko mu bitero byagiye bigarwa mu Burundi n'ibindi byagaragazaga ukubaho kwayo, ni bimwe bikomeza gutera urujijo, byibazwa ngo uyu mutwe ubaho, ese umujenerali we agamije iki? Mu minsi kandi ishize byatangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyambutse umupaka kijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhiga bukware no kurwanya umutwe wa FOREB ndetse na Red Tabara, imitwe yitwara gisirikare kandi irwanya leta y'u Burundi, no gusenya kandi burundu igakuraho cyangwa se igatsinsura ibirindiro by'iyo mitwe. Gusa ibi ngaho byakabaye igisirikare cy'u Burundi cyahakanye ayo makuru kivuye inyuma ko kitigeze cyambuka uyu mupaka ngo kijye kurwanya iyo mitwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Generali Niyombare na FOREB bari bahagaze bate mu matora yategurwaga muri icyo gihe? Ni ngombwa kwibaza iki kibazo, nubwo kitapfa kubonerwa igisubizo mu gihe nta kiganiro cyihariye ibinyamakuru cyangwa se nanjye ubwanjye twagiranye n'uyu mutwe cyangwa se n'uyu mujenerali. Gusa amakimbirane atangira mu mwaka wa 2015. Intandaro yari amatora y'umukuru w'igihugu, ibintu bitabujije Petero Nkurunziza gukomeza n'ubundi kuyobora no kurangiza manda ye, ariko n'abandi batavugagaho n'umwe n'ubundi bakomeza kuvuga. Mu gihe rero manda irangiye, Niyombare n'umutwe we yaba azitabira gufatanya no gushyigikira abo bahuje ingengabitekerezo ya politiki, bityo bagatsinda, akazataha mu gihugu, akava mu buhungiro, akaza kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, cyangwa se akabaye umuyobozi nk'uko yabyifuzaga. Yaba se yarakomeje urugamba rwo kurwanya uzasimbura Nkurunziza, cyangwa se akakomeza kurwanya leta iriho iyobowe na Evariste Ndayishimiye? Nibyo byibazwa icyo gihe na n'ubu cyangwa se aka kanya benshi mu banyapolitike baracyabyibaza. Ese intambara yose izamworoha mu gihe bigaragara ko impamvu barwaniraga isa naho itakiriho? Ni uwuhe muvuno se yiteguye kugeza ku Barundi kugira ngo byibura intego afite azayibagireho cyangwa se azayigireho? Yaba se
azabishingukamo akabivamo burundu agataha mu mahoro agafatanya n'abandi bakubaka igihugu cy'u Burundi cyangwa se bakubaka igihugu cyabo kigatera imbere. Ese imirwano yaba izamuhira? Dore ko kandi amahanga asigaye ayihagurukira no kuyamagana burundu. Ibyibazwa byo ni byinshi kandi byasubizwa na nyir'ubwite tutabashije kubona ngo tumuvugishe. Gusa nemera ko amateka mu gihe kizaza azatanga ibisubizo ku byo abantu benshi bakomeza kwibaza kuri General Godefroid Niyombare. Iyi ni inkuru yigeze gutambuka mu bitangazamakuru bitandukanye, haba bwiza.com, BBC News, Umuseke ndetse n'ibindi bitangazamakuru bivuga n'ibyandika. Gusa turimo kubategurira inkuru nshya kandi nziza izabagezaho amakuru atandukanye y'uyu mujenerali, ibikorwa n'imigabo n'imigambi arimo kugira ngo akomeze ateze imbere politiki ye. Ndetse kandi n'uyu mutwe nawe tuzabagezaho amakuru n'ubuzima bwayo. Ese umaze gushindwa umaze kugera kuki? Ese amaherezo yawo ni ayahe? Ese koko baracyakora? Ese baracyarwanya leta y'u Burundi? Nitwa Nshimiyimana Eric, ndabashimiye. Wibuke ko umukobwa wabuze umuranga yaheze iwabo, cyangwa se ushatse wanavuga ngo yaheze kwa nyina. Undi ati ubukwe bwiza ni MC mwiza. Kuba wakambara neza ufite installation cyangwa se decoration nziza ariko udafite MC mwiza byose ntacyo byaba bimaze. Ese wari uzi ko ushobora kugira ubukwe bwiza kandi buryoshye kubera MC bizaza? Eric Nshimiyimana, umushyushya rugamba ubikora neza, avuga imisango neza nk'uwicaye ku isoko y'umuco. Guseka no gusetsa cyangwa se akanyeganyeza imbavu wagira ngo yarabyigiye cyangwa se arabivukana. Ariko ibyo byose mvuze yabihawe na Gihanga wahanze u Rwanda. Kuririmbira abageni, ibisigo n'ibihozo. Weho mwandiki kuri WhatsApp ya 078 8 83164. Nta foto nta cyabaye. Rero kandi nta MC nta cyabaye. Ibyishimo byawe nibyo dushyize imbere. Mwese mwaduteze amatwi turabashimiye. Nta yindi nteguza